Yes, rero nibwo hari hashize iminsi itari myinshi bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine amanota y'ibizamini bya leta agiye kuba yajya hanze nyine mu bijyanye n'uburyo nyine abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta, bakomeza kugenda bagaragaza nyine n'ibigiye kuzashingirwaho mu bijyanye n'uko nyine ayo manota azajya hanze ndetse n'uburyo nyine bazayashyira hanze n'ibyo bazaba bashingiyeho. Ibyo byose nyine bakomeza kugenda bagaragaza uburyo rwose ibyo bigiye kuba byakorwa, mbese nyine bakanabigiramo gahunda. Nibwo rero nyine haje guhita hafatwa intego nshya, mbese nyine hanakorwa na bimwe mu bimenyetso nyine bikomeza kugenda bigaragaza ko rwose bya bindi igihugu cyakomeje kugenda gitangaza na bya bindi u Rwanda rukomeza kugenda rushyira hanze, nyine ibyo byose bigiye kuba byakorwa, mbese bikanafatwa nyine nk'umwanzuro muri rusange kugira ngo hakorwe ndetse hanakoreshwe nyine ibijyanye no kuzamura ndetse no gushyiraho education nshyashya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese muri make hari byinshi nyine igihugu gikomeza kugenda kigarura, gikomeza kugenda nyine kibizamura kugira ngo habashwe nyine kwa upgrading ndetse no gukuza hibanzwe ku ntego zimwe na zimwe igihugu gikomeza kugenda kigaragaza, aho ukomeza kugenda usanga nyine ibyo byose bifitwemo gahunda n'igihugu, mbese nyine ku nyungu ya leta, cyane ko bakomeza kugenda bagaragaza nyine zimwe mu ntego zishobora gutuma nyine hatangizwa umutungo ndetse cyangwa se umutungo wa leta muri rusange nyine ube wakangirika, ube wajya hasi. Nibwo nyine nyuma y'ibyo byose baje guhita bagaragaza nyine uburyo amanota azagenderwaho n'uburyo nyine bazagenda babigaragaza nyine mu bijyanye no gutanga ndetse no kuyashyira hanze nyine kugira ngo bakurikiranye ndetse banatange ibigo ku banyeshuri nyine bakoze ikizamini cya leta n'ubundi nk'ibisanzwe. Nibwo nyine ibyo byose bakomeje kugenda babigaragaza, bakomeza kugenda bavuga nyine uburyo ibyo byose ari byo, mbese bakomeza kugenda bavuga nyine uburyo ibyo ngibyo byose ari gahunda ya leta kugira ngo nyine byose bikorwe kugira ngo babigire nyine intego ya buri munyarwanda wese hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nibwo nyine ejo hashize, ubwo nyine ndavuga mu masaha ashize y'ejo n'ejo bundi, nibwo nyine bari barimo kuganira ku buryo amanota agiye kujya hanze, bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo mu minsi iri imbere, ubwo ni iminsi mike, na niyo mpamvu wabonye kuri screen yawe hakomeje kugenda hagaragara ko nyine hakomeje kugenda hagaragaraho ko nyine ubu ngubu tuvugana NISA yo ubwayo imaze gushyira hanze igihe runaka, mbese nyine igihe nyacyo cy'igihe nyine amanota azasohokera muri rusange, apana bya bindi nyine byo kugenda bakomeza kugenda nyine bateganya ibidateganyika, ku buryo nyine rwose akimara kujya hanze, mbese nyine urumva azaba akimara gutangazwa, aribwo nyine bazahita bagaragaza ibyo byose, mbese bakanafata na gahunda y'ibyo ngibyo kugira ngo nyine bikorwe, mbese kugira ngo nyine bishyirwe muri gahunda ya leta nk'ibisanzwe. Nibwo rero ibyo byose nyine bagendaga babyegeranya, bakomeza kugenda babishyira hamwe kugira ngo bagaragaze, mbese banashyire hamwe gahunda ya leta kugira ngo nyine izo gahunda zose zikomeze zijyanishe ibintu, mbese zikomeze zishyire ibintu ku murongo, aho bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo ibyo byose ari byiza ndetse binabereye buri munyarwanda wese, aho akomeza kugenda akorera ibikorwa bye, yaba mu kuzamura ubukungu bw'igihugu, ubwo ni igihugu mu kuzamura ubukungu, yaba mu gushyiraho intego igihugu kigomba kujya kigenderaho muri rusange, ndetse no gukuza ireme ry'ubuvuzi, ubwo ndavuga nyine ni ibijyanye n'ubuzima bwa buri munyarwanda ndetse n'uburyo nyine buri munyarwanda abayeho muri rusange, no gushyiraho uburezi buri hejuru, cyane cyane ko hakomeje no kugenda havugwa nyine ko intego ari nshya yo gushyiraho uburezi kuri bose, ari bimwe bakunze kuvuga ngo ni inclusive education. Ubwo ni ibijyanye nyine no gushyiraho uburezi kuri twese, mbese nyine twese tukiga nta kibazo dufite, mbese nyine tunameze neza muri rusange. Nibwo nyine hafashwe gahunda nk'iyo, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibyo byose bigomba gukorwamo n'uburyo nyine ibyo byose bigomba gufatwamo nka gahunda, banakomeza nyine kuzamura ubucuruzi, dore ko nyine yaba umuziki nyarwanda, yaba sinema nyarwanda, yaba n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, byose ni gahunda nyine ikomeza kugenda igaragara ko ikomeza kugenda igaragazwa, mbese inashyirwa nyine mu bikorwa kugira ngo hagaragare ndetse hanafatwe imyanzuro mishya mu gushyiraho ndetse no gutunganya ibyo byose, hagaragazwa nyine byinshi. Rero mbere na mbere dushobora kuba tugiye kubanza guhera nyine ku bijyanye n'ubwo buryo nyine bavuze bagiye kwihutishamo ibijyanye n'amanota, ubwo ni aya NISA.
kubera ko nyine ubwo barimo babiganira cyangwa se ubwo barimo nyine banabitangaza bakomeje kugenda bagaragaza nyine uburyo ibyo byose ari byiza. Rero n'ubundi uracyari kuri Rodri Entertainment kandi nyine ukeneye gutanga umusanzu wawe, reba hasi aho ngaho aho handitse membership, ubwo ni subscribe, ukande subscribe ndetse ukandire like ino video, nimba hari n'igitekerezo uduhereza wandike munsi aho muri comment, noneho duhite dukomeza n'ibindi byinshi cyane tudatinze kugira ngo noneho byose tubishyire hamwe turebe nyine ibikomeje kugenda bivugwa bise n'ibikomeje kugenda nyine biganirwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nibwo rero nyine harashize igihe ibyo byose biganirwaho. Rero muri uko kuganirwaho ndetse no muri uko gushyirwa nyine mu bikorwa bakomeza kugenda bagaragaza ibyo byose, nibwo bakomeje kugenda bagaragaza nyine uburyo igihugu cy'u Rwanda muri rusange cyakujije ireme mu bijyanye nyine no kuzamura uburezi muri rusange, mu bijyanye no gushyiraho uburezi bwa gahunda n'ubundi nk'ibisanzwe, ndetse no kuzamura muri rusange nyine icyo twafata nk'ibikorwa nyine bya buri munyarwanda, hagamijwe nyine bya bigo biba bibishinzwe, yaba bya bindi bishinzwe kuzamura iterambere, ubwo ni RDB, Rwanda Development Board, ndetse n'abashinzwe nyine ubwo environment, ubwo n'abashinzwe nyine ibinyabuzima ndetse n'ibidukikije muri rusange, aho nyine n'abakora akazi kajyanye no gusukura u Rwanda bose nyine bagiye kuba batraininga, mbese nyine bagahabwa ubundi bushobozi budasanzwe kugira ngo nyine havuke ndetse hanafatwe ingamba nshya, ndetse hanashyirwaho nyine igikorwa mu bijyanye no kuzamura ndetse no gukuza ibyo bikorwa byose. Rero wowe ukomeza kugenda dukurikirana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi dukomeza kugenda tubagezaho, twagiye tuganira nyine ku bijyanye n'amanota, ubwo nyine dukomeza kugenda tubahereza nyine zimwe mu ntego z'igihugu cy'u Rwanda, dukomeza kugenda tugaragaza nyine uburyo intego y'igihugu cy'u Rwanda nyine ihagaze, n'uburyo nyine intego muri rusange imeze, kugira ngo habashwe nyine hafashwe gahunda, mbese hanashyirwaho gahunda nyine ya leta muri rusange, kuko n'ubundi bakomeza kugenda babigaragaza, bakomeje kugenda bavuga ko nyine ibyo ngibyo byose bise nyine nk'uko dukomeza no kugenda tubigarukaho ari gahunda nyine igamije gushyiraho umutekano, mbese nyine no kuzamura u Rwanda rukaba nyine u Rwanda ruruta ibindi bihugu muri rusange, nyine bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo ibyo byose ari byiza cyane. Rero mu gusohora amanota ndetse no kuyashyira hanze muri rusange, nibwo bakomeza kugenda bagaragaza nyine ibizagenderwaho, ibizafatwa nk'umwanzuro kugira ngo bayashyire hanze, ndetse nyine n'ibizafatwa nka gahunda ya leta kugira ngo nyine bashyiremo twabyita nk'imiyaga, mbese muri rusange nyine ni bya bindi bakoresha kugira ngo abanyeshuri batsinde, mbese nyine banahabwe nyine ibigo byiza, cyane cyane ko mu makombination agiye atandukanye, ubwo ni amakombination hano mu gihugu cy'u Rwanda yose, bakomeje kugenda bagaragaza nyine uburyo bagomba kujya bafata amanota umunyeshuri yakoreye kuva mu wa kane, ubwo ndavuga kuva mu wa kane kugera mu wa gatandatu, bagafata 10% yayo, mbese bakayongera nyine kuri buruse agiye guhabwa cyangwa se kuri diplome agiye kuba yahabwa, kugira ngo noneho nabyo bizamufashe nyine kwa upgradinga ndetse no gukuza muri rusange ibyiwe nyine na gahunda ziwe muri rusange. Rero ibyo byose nyine ni igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye no gukora ndetse no kuzamura izo ntego zose, ndetse no gushyiraho nyine ibyo bikorwa byose kugira ngo hakomeze hazamurwe ndetse hakomeze hanongerwe nyine gahunda ya leta nk'ibisanzwe, ari nibwo nyine bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo ibyo byose byafashwe nk'intego, mbese bifatwa nyine nka gahunda muri rusange. Nibwo rero nyine rwose ibyo ngibyo byafashwe bifatwa nyine nk'intego muri rusange, nk'uko nakomeje no kugenda mbigarukaho, bifatwa nka gahunda ya leta, nibwo nyine igihugu cy'u Rwanda kivuga ko kigiye kujya cyakora neza mu bijyanye n'imyuga. Noneho hohi bashyizemo imbaraga zidasanzwe, aho bakomeje kugenda usanga nyine haranongerewemo amasomo, aho ukomeza kugenda usanga ayo masomo yongerewemo nyine haragiye hagaragara nyine uburyo ati igomba gufatwa nk'isomo rikomeye rihabwa icyubahiro ku rwego rwo hejuru, kugira ngo nyine hanazamurwe ndetse banazamure iryo reme n'ubundi nk'ibisanzwe, dore ko ari nibwo bakomeza kugenda babigaragaza nyine, bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose ari byiza, mbese nyine ari n'igisubizo ku banyarwanda muri rusange, kugira ngo hagaragare ndetse hanakoreshwe nyine izo gahunda zose mu bijyanye no kuzamura iyo miterere, mbese
n'izo gahunda mu gukuza igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu kugihereza isura nziza aho kiri hose n'aho kigaragara hose mu nyandiko ndetse no mu bikorwa bya buri munsi uko bakomeza kugenda babigaragaza muri rusange. Rero aya makuru nyine tukaba dusa nk'aho tuyazindukanye, tukaba dusa nk'aho nyine ariyo y'aka kanya. Reka mbwire wowe utabasha gukanda subscribe mu ntangiriro y'icyegeranyo cyacu, ukande subscribe kandi namwe mwamaze kuyikanda mbonereho kubashimira kugira ngo mujye mukomeza nyine mumererwe neza, mbese nyine murakore ibyiza bijyanye n'abanyarwanda dushaka kubaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbwire ukomeze ibihe byiza, kubwire ngo ndaje mu kandi kanya dukomeze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twagiye tubategura nyine hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye.